Tariki 22 z'ukwezi kwa mbere 2026 muri P-Network hategerejwemo amatora. Ayo matora akaba areba by'umwihariko protokole ya Stellar, no kuvuga SLM ubwayo, ahubwo ni amatora akomeye agizwe n'abanyamuryango, no kuvuga PAI community vote, nibo biteganyijwe ko bagomba gutora. Murazi neza ko umushinga wacu wa P-Network ushingiye ku abakominote kujya kuri uyu munsi turarenga miliyoni 100, kuko njyewe nawe urimo. Rero aya matora arareba aba pioneers twese uko tungana uko ari miliyoni 100. Ese aya matora azaba ku itariki 22 afitiye iki, cyangwa se azafasha iki P-Network mu gihe kizaza? Reka tubirebera hamwe. Nuniza amatwi ukareba iyi video, urabizi neza ko niba wamaze kugera ahangaha icyo gukora urakizi. Reka rero turebere hamwe impamvu zigera kuri 5 aya matora araza kuza kwibandaho, ndetse ku musozo w'ivideo turaza kuza kuvuga cyangwa se turaza kuza gusobanukirwa neza aya matora icyo araba ari gutora. P-Network ifitanye isano na Stellar, kuko ikoresha version yayo, no kuvuga Stellar Core mu miyoborere ndetse n'imikorere yayo, cyo twakita nka infrastructure. Rero muri iri tora rizaba ku itariki 22 Mutarama, no kuvuga ukwezi kwa mbere mu mezi ya Kinyarwanda 2026, risobanuye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Uramenye udataruka video ngo uyisimbutse kugira ngo wumve ngo ese ngewe mu pioneers nihe nzanyura njya gutora, kuko nabyo turaza kuza kubigarukaho muri iki kiganiro. Ese iri tora riraba rigamije kugira ngo ryibande kuri GCV? Ibyo byose turaza kubirebera hamwe. Iki kiganiro kiraza kuza kurangira wamaze kumenya iryo tora icyo rigamije. Ni itora rizaba rigizwe n'ubuyobozi cyangwa se abafata ibyemezo mu muryango wa P-Network. Aya matora akaba azabera ku gice cya mainnet ya P-Network kuri uyu wa 22 Mutarama 2026. Iri tora rero rizafasha iki aba pioneers? Iri tora rizafasha abakoresha, no kuvuga aba pioneers, gufata icyemezo ku hazaza Happy Network, cyane cyane. Twese ikintu kiza mu mutwe yacu akenshi ni GCV, birabe mu 314 159. Aba pioneers twese niho tuba tuganisha. Rero barakuvuga ko kizabera ku gice cya mainnet ya P-Network cyane cyane, kuko izaba igiye gushyirwa mu cyiciro cyo kubakwa development phase, ijya mu cyiciro cyo gukoreshwa ku mugaragaro. Ahangaha twavuga ko za decentralized application zose tubona muri Pi ecosystem ko zizatangira gukoreshwa, kuko iri tora rizabera ku gice cya mainnet, kandi munazi neza ko twese dutegereje full open mainnet. Rero iri tora rizaba rigamije, iyo ni impamvu ya mbere. Uyu munsi twahera ku mwanya wa mbere, turaza kugera ku mwanya wa 5, cyangwa se turaza kugera ku mwanya aho uraza kuza kumva weho umupioneers icyo usabwa. Rero aya matora azaba ashaka gufasha aba pioneers kuva mu gice cya development, ahubwo bakajya mu gice cyo kuba yajya mu ikoreshwa ku mugaragaro, no kuvuga tugatangira guhaha cyangwa se gutanga serivisi zacu mu mikorere, cyangwa se dushingiye ku gaciro kazaba katowe n'aba pioneers. Mwibuke ko agaciro ka P-Network kazashyirwaho n'aba pioneers twebwe ubwacu, kuko turi umuryango mugari cyane urenga miliyoni 100 hano kuri iyi si ya rurema. Rero uko aya matora azaba ateye, ushobora kubaza ati se aya matora azaba ateye ate? Tuzatora tunyuze hehe? Tuzaba turi gutora ibiki? Rero reka tubirebera hamwe ibyo bintu uzaba ugiye gukora, cyangwa se imiterere y'aya matora ndetse n'inkomoko yayo. P-Network irutse gushyira hanze ivugurura rya protocol version 23, bityo iryo tegeko cyangwa se iryo vugurura ryongereye ibi bintu bikurikira: byongereye umuvuduko w'imiyoboro ndetse n'umutekano.
rishyiraho smart contract ikoze cyangwa se ishyiraho za smart contract zikoze muri Rust, rihuza KYC ako kanya ndetse na blockchain. Iri vugurura rishingiye kuri Stellar Core bigaha agaciro P-Network ndetse n'imiyoborere ikomeye kandi yizewe muri ayo matora azaba kuri iyi tariki 22 ukwezi kwa mbere 2026. Dukoze iki kiganiro uyu munsi, ushobora kucyumva harabura umunsi umwe, ushobora kucyumva harabura amasaha, ushobora kucyumva byarangiye, ariko nuguma kudukurikira tuzakubwira uko ayo matora yagenze. Icyo usabwa gukora, ndakeka ukikibuka, ni ugukanda kuri iyo buto y'umutuku, ukibuka no gukanda like kugira ngo iyi video igere ahantu hose. Rero ayo matora azaba ku itariki 22 azafatwa cyangwa se azafatirwamo ibihe byemezo. Abagize umuryango wa P-Network, ni ukuvuga abapioneers, bazatora ku byemezo bikomeye bigena ahazaza h'agaciro ka P-Network. Ushobora kubaza ati se ngewe nemerewe gutora yego GCV cyangwa oya GCV? Ushoboye kwemeza cyangwa se ukanga. Gukoresha burundu final activation, bimwe mu bikorwa n'imiterere ya mainnet byarageragejwe nyuma ya verisiyo ya protocol 2023. Igihe iyi version yaje mu kwezi, ndakeka ari ukwezi kwa 10, niho twabonye muri dashboard yacu ko P-Network yashyize version nshasha ya protocol version 23, bityo bigahereza P-Network kuba ari umushinga ukomeye kandi abapioneers batakwitega mu gihe gito cyane, ahubwo ugomba kuconsider mu gihe kingana kitari gitoya, katuvuge gutyo kitari gitoya, kuko iyo urebye muri Pi ecosystem ukareba ama decentralized application arenga 3200, ayo yose abashigikira agaciro ka GCV, twese tuzi ko ari 314,159, nk'uko igiciro kizashyirwaho n'abapioneers. Niyo mpamvu Pi Core team ifatanyije na Stellar Protocol iri kuzana cyangwa se kuri tariki 22 ashobora kuba zaba ari kuwa 4. Uzayibona muri dashboard yawe ko ugomba gukora vote bitewe n'ibyo bazaba bashyizemo, ariko vote twakitega izaba irimo n'agaciro ka GCV 314,159. Twebwe tuzatuma umushinga wacu wa P-Network wihuta, kandi natwe tuzatuma umushinga wa P-Network ugenda gake, kuko ni twebwe banyamuryango twahawe rugari kugira ngo twishyireho ubwacu igiciro. Muri Pi ecosystem harimo abacuruzi, harimo decentralized application z'abacuruzi, harimo decentralized application z'amabanki ndetse n'izindi serivisi zose wakenera mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Rero twese dushyize hamwe agaciro ka GCV karashoboka cyane. Ukubwira ko kadashoboka uzamubwire akubwire aho byanditse, kuko iyo ugiye muri Pi ecosystem ubona ko agaciro ka GCV kanditsemo 314,159. Ariko abantu benshi bafite impungenge zivuga ati se ko 314 harimo akadomo, tukaba tuzi ko ibiri nyuma y'akadomo byose bitabara, ubwo ngubwo si abari amadolari 318, ariko biterwa nuko imibare wayize. Hari abize akadomo, hari ndetse hari n'abize akitso. Rero reka dutegereze iri tora rya 22 Mutarama ibizavamo. Rero reka dukomeze ikiganiro cyacu, gusa kigiye kugera ku musozo. Rero aya matora azafasha iki abanyamuryango? Azafasha abanyamuryango gushyiraho icyerekezo cyazaza ha P-Network mu kwemeza niba P-Network igiye kujya mu cyiciro cya mainnet, open mainnet, ni ukuvuga full and open mainnet and autonomous mainnet, ni ukuvuga ari ama decentralized application yose uko ari 3,200
yose akaba yemerewe kuba yatanga serivisi zayo bitewe n'agaciro abapiyoniyazi icyo gihe muzaba mwatoye. Aba influencer benshi ku itariki 22 Mutarama, ni ukuvuga ukwezi kwa mbere 2026, bazagenda babashishikariza ngo mugende mutore kuri GCV, mugende mutore ko dushaka open mainnet. Weho nk'umupiyoniyazi uzihitiramo weho ikikubereye utagendeye ku byo aba influencer baba bakubwiye. Iri tora kandi rifatwa nka kimwe mu matora manini kuri iyi si ya rurema mu bijyanye n'umubare w'abazaba bayitabiriye, uruhare bazabigiramo, kuko riteganyije kwitabirwa n'abarenga miliyoni 15 z'abapiyoniyazi. Abarenga miliyoni 15 z'abapiyoniyazi ni ukuvuga bariya bose babonye migration. Icyitonderwa, aya matora ntabwo areba umupiyoniyazi uwo ari we wese, ntabwo areba umupiyoniyazi uwo ari we wese, kuko niba ari amatora agira uko akorwa ndetse n'ibisabwa. Ntabwo waba uri munsi y'imyaka 16 cyangwa se 18 bitewe n'igihugu waba uherereyemo ngo ube wakemererwa gutora. Hari ibintu bigenderwa kuba wujuje imyaka, kuba ufite indangamuntu, kandi kuba uri umwenegihugu cyangwa se ukaba wemerewe kuba muri icyo gihugu, ni ukuvuga ukaba uri umunyamahanga, ukaba warahawe irangamuntu. Bivuze iki rero ahangaha? Bari kuvuga ko aya ni amatora azaba yitabiriwe cyane, kuko azitabirwa n'abarenga miliyoni 15 n'abantu 800. Aba ngabo ni abantu benshi. Nakeka ko aya matora twayageranya nk'aya perezida wa Amerika cyangwa se muri bariya bihugu biba bifite abaturage benshi, kuko akenshi ubu usanga abaturage ari nka miliyoni nka 300, ugasanga hafi miliyoni 100 cyangwa se 120 nibo baraza kuza kwitabira amatora. Ndagira ngo nkumenyeshe ko kugeza aka kanya mu bihugu byo muri Afurika bikoresha amatora anyuze muri demokarasi, nta gihugu, ibihugu bigira abaratora bagera kuri miliyoni 15 n'abantu 800 ni ibihugu bikeya cyane. Uhereye mu Rwanda ntabwo tugeze kuri izo miliyoni 15, kandi ugendeye kuri izo condition, kuba udafite imiziririzo mu gihugu, ni ukuvuga utarakatiwe n'inkiko, kuba uri umunyarwanda wujuje iyo myaka, urumva ko bagendera kuri byinshi. Niba turi miliyoni 13 zirenga z'abanyarwanda, urumva ko abenshi ntago batora, ushoboye gusanga ari nka miliyoni 5 cyangwa se 6 zitora. Rero niba abazitabira barenga miliyoni 15, ni ukuvuga bari abantu bose bakoze KYC, ukaba warabonye na migration. Ahangaho kubona migration ni kimwe, ndetse no kuba warakoze KYC ni kimwe. Hari gukora migration, hari gukora KYC, hanyuma rero ugategeza migration. Abantu benshi bari muri tentative. Mu zindi video tuzagaruka uburyo strategy wakoresha kugira ngo uve muri tentative, kuko abantu benshi bafite icyo kibazo. Rero umupiyoniyazi uzitabira aya matora wese, iki tuvuge ko ari igihugu cyitwa Pi Network, tuvuge ko ari igihugu cyitwa Pi, kikaba gifite abaturage barenga miliyoni 100. Muri abo baturage barenga miliyoni 100, twavuga ko abantu miliyoni 25 zamaze gukora KYC, zikaba zitegereje migration. Niba warakoze KYC, ira step ya 9 ikaba itaraba green, ni ukuvuga icyatsi, aya matora weho ntabwo akureba. Aya matora wowe arakureba, ahubwo weho utarakora KYC, aya matora ni wowe atareba. Ni ukuvuga umuntu wakoze KYC akaba ategereje ko bamukora migration, umuntu wakoze KYC akaba yarabonye na migration, aba ngabo nibo bazitabira aya matora azaba muri Pi Network kuri tariki ya 22 Mutarama 2026. Rero ni ibyo ngibyo twavuga. Reka turakira ahangaha, video itaza kuza kuba ndende. Reka dutegereze umunsi n'isaha tuzahabwa amakuru muri dashboard zacu, kuko umunsi wo guhabwa amakuru uzaba wageze. Hanyuma rero tuyoborwe ahantu tuzashyira cyangwa se tuzatorera, ndetse tuzagerwa n'inama. Umutimanama wawe niwo uzaguhereza icyo uzatora. Gusa nihazamo ubusiyo, ni ukuvuga amahitamo, harimo wenda reka dupropose tuvuga ko harimo open mainnet, hakabamo na GCV. Nkeka ko ahangaho azaba ari amahitamo ya, kuko byose
bibaye byiza twaba tubikeneye, reka twizere ko bazazanamo amahitamo ho kuba umuntu yatora kabiri icyarimwe, ko hatazaba harimo icyo twakwita nka multiple choice, ni ukuvuga guhitamo igisubizo kimwe ukaba utemerewe kuba wahitamo cyangwa se kuba watora ibisubizo bibiri. Ariko mu matora nk'uko mubizi utora umuntu umwe, iyo utoye kabiri iryo jwi ryawe riba umfabusa. Rero reka abapioneers tube clear, tugire ubumuntu ndetse tube abashyize hamwe, hanyuma rero tuzumvikane kuho tuzatora, kuko open mainnet, full open mainnet ndetse na GCV, ibyo byose abapioneers tubikenereye icyarimwe. Ariko ku ruhande rwawe hari icyo weho waba ukeneye cyane kurusha ikindi. Rero reka dutegereze ayo matora tuzayitabire, kandi tuzayitabire twishimye nk'abapioneers. Buri bihugu aho uherereye aho ari hose, n'ujya uzajya usoza gutora ujya uvuga ati mvuye gutora kandi byagenze neza, utavuze ngo mvuye gutora natoye ahangaha cyangwa se natoye iki ngiki, kuko ibyo ngibyo biri muri bimwe byica amatora. Reka tubane mu zindi video, icyo gukora urakizi. Ciao.